mwiriwe neza amahoro Kristo atanga aganze mu mitima yanyu amahoro mwami Kristo atanga nukuri ashinga imizi mu mitima yanyu uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo rivuga ngo kubakwa n'Imana. Ese umuntu wubatswe n'Imana aba ari umuntu umeze ute? Ese umuntu wubatswe n'Imana aba agenda ate? Ese umuntu wubatswe n'Imana avuga ate? Ese umuntu wubatswe n'Imana muri make niki kimuranga? Hari ibyiciro bibiri. Hari umwuka wera, hari imirimo ya kamere. Umwuka wera uba mu bantu bubatswe n'Imana. Imirimo ya kamere ikaba mu bantu batarubakwa n'Imana, kuko ni ibintu bibiri bitagomba guhura. Ni ibintu bibiri bitagomba kujyana n'ahantu na hamwe bihurira, kubera ko Kristo ni umwami. Ni umwami wacu twese. Kristo arera birenze nuko abantu tubitekereza. Kristo ntabwo yagendana n'imirimo ya kamere, ntashobora, kubera ko iyo amaze kugutunganya, iyo amaze kugira imirimo ya kamere akura muri wowe, bicyane mwigisha. Iyo amaze kukweza akagutunganya, ubicyane mwigisha. Kugira rero Kristo ajyane nawe, kugira ngo Kristo abane nawe, mbere ubanza kumwemera. Wamara kumwemera, ukemera ko ayobora ubuzima bwawe, ukemera ko agenga ubuzima bwawe, ukemera kureka byinshi binezeza umubiri, byinshi binezeza umubiri. Iyo umaze kureka umubiri ugapfa, hanyuma ubugingo bukabaho, niko gutunga Kristo. Iyo umaze kureka ubwibone bugapfa muri wowe, Kristo ashiraho guca bugufi. Iyo umaze kwakira Kristo muri wowe, hari izindi mbaraga, hari